Abakunzi ba Rwanda Gospel TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bijejwe n'Imana nanone kuri munsi wacu wa gatandatu w'amasengesho, abo turimo dusengana bari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, Burasirazuba, Uburengerazuba, Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Mwese ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abari mu bihugu bituranye ndetse no hakurya y'amazi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero kuri munsi wacu wa gatandatu nzi neza yuko na rundi munsi w'umugisha Imana iduhaye kugira ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Uwiteka. Aya masengesho ni amasengesho usitoka cyangwa se wibikira ijambo ry'Imana muri wowe, ukibikira ibihe byiza n'Imana. Imana ikazabigushoboza gusoza umwaka neza, kandi Imana ikaguha gutangira umwaka utaha mu mahoro. Rero twatangiye mu minsi ishize, twatangiye kwiga cyangwa se gufasha abakozi b'Imana kugira ngo umuntu niba akorera Imana amenye n'icyo akora, amenye n'ibihembo bye. Rero twafashe inyigisho yo kwigisha ku makamba tuzambara. Twavuze ku makamba 5. Ikamba rya mbere ari ryo kamba ry'ubugingo, ikamba rya kabiri rikaba ikamba ryo gukiranuka, ikamba rya gatatu rikaba ikamba ry'ubwiza, ikamba rya kane rikaba ikamba ritangirika cyangwa se ritabora, ikamba rya gatanu rikaba ikamba ry'umunezero. Ayo makamba niyo nifuriza wowe mukozi w'Imana kugira ngo ujye ushobora gukora ariko uzi n'icyo ukorera. Umukozi yakora agomba gukora azi igihembo azahembwa. Rero usanga rimwe na rimwe abantu bakorera Imana bakabikinira mukora ko batazi ibyo barimo gukora. Iyo uzi igihembo uzakorera nawe kizangana n'umugizi watanze cyangwa se n'inyungu watanze mu murimo w'Imana. Haleluya. Rero uyu munsi turaganira ku ikamba ryo gukiranuka. Ikamba ryo gukiranuka niyo turibuze kuvugaho. Dusomye icyanditswe kiri muri Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 6, ariho havuga, reka twe dusenge Imana mbere yo dusoma icyo cyanditswe. Ndagushimiye nanone Nyiringabo Imana, wabanye natwe iyi minsi yose itambutse kuva ku munsi wa mbere wo gusenga twarakubonye, umunsi wa 2 turakubona, umunsi wa 3, umunsi wa 4, umunsi wa 5 ndetse n'umunsi wa 6 turabigushimira Mwami. Rero naka kanyenyemera kugira ngo ijambo mpaye rishobore kugera ku bakozi hirya no hino ku isi yose. Mana bamenye yuko ari we Mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, Mwami w'abami. Reka kakanya unyoboze umwuka wera, cyo mpeje ni buri mbaraga zose z'umwanzi Satani, buri mizimu na buri mudayimoni byishyira hejuru byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Mwami wanjye, reka ukuboko kwawe ubone, kandi nabo bagiye kumva ijambo ryawe nabo babone ukuboko kwawe mu izina rya Yesu. Amen. Rero icyanditswe tugiye gusoma kivuga gukiranuka. Ubundi gukiranuka, iri kamba ryo gukiranuka ryagenewe abantu bakunda kuboneka imbere y'Uwiteka Imana, abantu bahura imbere y'Imana. Abo ngabo bazambara ikamba ryo gukiranuka. Abantu bakiranuka mu gato no mu kanini, abo ngabo bazambikwa iryo kamba. Abantu bamenye yuko muri iyi si atari iwacu, ahubwo iwacu ari mu ijuru, abo ngabo bazi icyo barwanira, bazi icyo baharanira. Reka dusome muri Timoteyo wa 2 ibice byaho 4 umurongo wa 6. Haravuga ngo kuko ngeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo azampa kuri urya munsi. Nyamara si ngenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Haleluya. Ahanga Paulo niwe avugaga ati kuko ngeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Niyo mpamvu uzahabwa ikamba ryo gukiranuka. Niwe wundi wamaze guha ubuzima bw'akabuha Imana, akabuha Kristo. Baba ngo ngiye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Biva ngo ibisukwa ku gicaniro ntabwo ari ibikizimya, ahubwo ni bicana igicaniro. Biva ngo hageze aho ari nawe ubwo ni igicaniro cy'Imana. Abantu bamubona mw'Imana, abantu bamubonaho urugero rwiza, abantu bamubonaho uwo bakwigiraho. Haleluya. Niyo mpamvu ngo ngiye maze kuba nk'ibisukwa ku gicaniro, kandi igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Narwanye intambara nziza zo gukiranuka,
narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Abantu barinze ibyo kwizera, abo bazambikwa ikamba ryo gukiranuka. Ngo bisigaye ati mbikiwe ikamba ryo gukiranuka kubera ko yarinze ibyo kwizera. Warinze kwizera kwawe. Ese ntago bakwizera kwawe ntukubona iyo uri mu munezero, iyo uri mu makuba wumva kwizera kwawe kurakomeza. Ese kwizera kwawe ugamiriza abandi, ese kwizera kwawe kurafasha benshi, ese kwizera kwawe cyakuboneka uri ku rusengero gusa. Haleluya. Ndaje kugukumuza umunsi wa none, iyo urinze ibyo kwizera kwawe kugeza kugupfa kwawe, byanze bikunze uzambara ikamba ryo gukiranuka. Ugakiranuka ku gato no ku kanini, ugakiranuka kuri telefone, ugakiranuka umuntu muri kumwe muvugana amaso ku maso, ugakiranuka wagiye mu rusengero, ugakiranuka uri no mu rugo iwawe, ugakiranuka uri mu bana bawe, ugakiranuka utuye, ukabinanga rugero n'abakubona bakaba turiya muntu koko ni umuntu w'Imana. Abo bazambara ikamba ryo gukiranuka. Iryo ni ryo Uwiteka akubikiye, wowe uri mu Rwanda no gukiranuka. Hari ndavugana n'abantu uyu munsi wa none, kubeshya byabaye umwuga. Iyo yavuze igihe cyose yisanga mu kubeshya, ariko agiye ngubwire ngo nujya mu kubeshya, nujya mu kurimanganya, nujya mu kuvuga ururimi rumwe ukaruvugamo indimi nyinshi, ndagira ngubwire ngo ikamba ryo gukiranuka ntaho uzahurira naryo. Rero uyu munsi wa none ndavugana nawe, wahindura ubuzima n'amateka yawe uyu munsi wonye ukisubiramo. Haleluya. Dukeneye kwisubiramo kugira ngo twongere dugaruke mu rugo kwa data. Haleluya. Umwana wa Ikirara muri Luka 15 yaramaze igihe yaragiye akayisha ibye byose ngo akajya asangira n'ingurube, ariko birambwira neza ngo igihe kiragira yisubiramo, yitekerezaho, atabagara bwo kwa data bararya bagahaga, ariko ngewe ndimo ndasangira n'ingurube. Ngo arangije kwisubiramo afata iya mbere, afata ingamba. Reka nkubwire, fata ingamba uve mu gukiranirwa winjire mu gukiranuka. Arangije ngo ageze kwa se, isa kimubona aranezererwa cyane. Isa kimubona ngo abwira abakore ngo muzane ikanzu tumwambike, nimuzane n'ikimasa mu kimubagire kubera ko yagarutse. We wakiranirwaga, nagira ngo uyu munsi wongere ugaruke mu murongo, ugaruke mu murimo, ugaruke ukorera Imana, ugaruke wegere ameza y'imbabazi z'Uwiteka ku Imana. Imana igiye kukugira neza kandi Imana igiye kugukomeza. Ndimo nsoreza ahangaha, fata umwanzuro wo gukiranuka nshuti yanjye, mu gatoya no mu kanini. Ukiranukire kuri telefone, ukiranuke uri mu nzu y'Imana, ukiranuke mu nshuti zawe, n'ibyo ukora byose ushoboye kubikiranukamo. Sinzi ibyo ukora uyu munsi wa none, ariko kiranuka mu byo urimo gukora, uzambikwa ikamba ryo gukiranuka, ari ryo Imana yateguriye abayikunda. Ndagushimiye Mwami mwiza Nyiringabo Imana, urahari gukora imirimo n'ibitangaza, urahari kutunezeza, urahari kutuneshereza, urahari kutwitaho, urahari kuduhumuriza, urahari kuduha amahoro, urahari kutuvana kuri tukajya ku rundi rwego. Urahari Nyiringabo Imana kugira ngo uduhe gukiranuka. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo byose dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Mana, imbaraga buri wese ufite inyota yo gukiranuka kugira ngo azashobore kwambara iri kamba ryo gukiranuka. Urakoze Mwami, urakoze Nyiringabo Imana, nk'uko wabwiye Aburahamu ngo kwizera kwa Aburahamu kwamuharije no gukiranuka. Natwe twongeremo kwizera, abari bacitse kwizera, abari batagifite kwizera, abari badafite ibyiringiro, bongera basubire mu imbaraga kugira ngo tuzakuboneshe amaso yacu. Kandi niba unyunkurikiranye ukaba utarakizwa, nagira ngo usemwe amagambo uti Mwami Yesu, uyu munsi wa none ndakwakiriye, nizeye imbaraga z'ijambo ryawe, uvana amazina mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Ndakijijwe, fasha umwanzuro. Niba usubiyemo ayo magambo urakijijwe. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi kugirire neza kandi kwiteho muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Telefone yanjye 0788430085. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, amen. Turacyari kumwe muri aya masengesho y'imisi 40.